Yes, nimenya vuba TV tuguma dushimira abantu bose bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu kandi tubabwira ngo Imana namwe igume baha umugisha mwinshi utagabanyije. Aha rero nkuko bisanzwe tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, aho uyu munsi hari amakuru mashyashya yandi mashyashya akitugeraho, amakuru ava muri Rayon Sport. Uribuka ko hari inkuru twabagejejeho hano kuri Menya Vuba TV yuko umuyobozi wa Rayon Sport Sadat Munyakazi ndetse n'umuvugizi wa Rayon Sport Nkurunziza Jean Paul bari bahamagajwe na Ferwafa kugira ngo basobanure ku magambo yuzuye uburakari bayivuzeho mu minsi yashize. Icyo gihe rero barahamagajwe, ariko ikintu tutabashije kumenya nuko tutamenye niba baritabye nkuko bari batumijwe. Ikindi nanone amakuru ari kuvugwa nuko abavuga rikijyana muri Rayon Sport banenze uburyo Sadat Munyakazi yirukanyemo Sarpong. Yabikoze rwose mu buryo budasobanutse neza. Sadat Munyakazi rero ibibazo ni byinshi kuri we, ibibazo rwose bimumereye nabi. Aho rero inkuru nshyashya tugeraho hano kuri Menya Vuba TV, perezida wa Rayon Sport n'umuvugizi wayo bahagaritswe mu bikorwa bya ruhago. Ni amakuru ashyushye cyane. Perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat n'umuvugizi wayo Nkurunziza Jean Paul bahagaritswe mu bikorwa by'umupira w'amaguru n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, bazira amagambo batangaje ubwo Rayon Sport yafatirwaga ibihano izira kutitabira amarushanwa y'intwari rya 2020. Ibintu byakaze. Perezida Sadat yahanishijwe kuba hanze y'ibikorwa bya ruhago mu gihe cy'amezi 6, mu gihe Jean Paul yabihagaritswemo mu gihe kingana n'amezi 4. Rayon Sport ihagaze hehe aka kanya? Ni nyuma y'uko kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru aba bayobozi bombi bari bahamagajwe n'akanama gashinzwe imyitwarire mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kugira ngo bagire ibyo basobanura ku magambo batangaje. Iri rushanwa ryabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, risozwa tariki ya 2 Gashyantare. APR FC niyo yegukanye igikombe nyuma yo kunganya ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa na Kiyovu Sport yasimbuye Rayon Sport mu irushanwa. Rayon Sport nyuma y'irushanwa yafatiwe ibihano birimo kuyikura mu irushanwa ry'ubutwari mu gihe kiri imbere no kutemererwa gukina imikino ya gicuti mu gihe cy'umwaka, ariko ibihano byaje kugabanywa. Iyi kipe iza kwemererwa kuzakina irushanwa ry'ubutwari rya 2021 mu gihe yazaza mu makipe 4 ya mbere. Inagabanyirizwa igihano ku birebana no gukina imikino ya gicuti. Ibihano Ferwafa yari yafatiye Rayon Sport nibyo byazamuye amarangamutima y'abarimo n'abayobozi bayo, bituma bavuga amagambo yuzuye uburakari. Ayo magambo rero bavuze aka kanya niyo bazize, ni nayo azanye ibyo bibazo byose mwumva. Perezida Sadat abinyujije kuri Twitter yagize ati icyo gihe nyine ubuyobozi bwiza bushingira ku cyizere ufitiwe ntabwo uyobora. Iyo bagutakarije icyizere, inzira nziza ushobora guhitamo ni ukwegura. Ntabwo wayobora abantu batakubonamo icyizere. Niyo mpamvu mpamya ko iyi nama ariyo nziza ku buyobozi bwa Ferwafa. Mu kuri nta cyizere ugifitiwe. Umuvugizi wa Rayon Sport nawe yavuze amagambo ajya gusa nk'aya ubwo yavugishaga ibitangazamakuru bitandukanye. Cyakora ngo nubwo abayobozi bombi bahawe ibi bihano, byitezwe ko bazabijurira nk'uko Perezida Sadat yabyemereye umunyamakuru wa Radio na TV1. Sadat mu mazabira. Ese aka
kanya bahagaritswe mu bikorwa, umuvugizi wayo na perezida wa Rayon Sport. Biragenda bite? Biragenda bite? Ese iyo myanya irasigaramo ubusa? Rwose aba bantu ndabona bugarijwe n'ibibazo bidasanzwe. Timu ya Rayon Sport ibibazo bimeze nabi. Nimenya Vuba TV rero, aho tubagezaho ibintu biri hot, ibintu bishyushye, amakuru mashyashya nk'aya ngaya. Rwose ndahamya ko turi mu ba mbere bayabagejejeho. Ikintu rero nakubwira, kora subscribe wowe utarayikora, kugira ngo utazajya ucikwa ibintu bishyashya, bya bindi bishyashya bikikugeraho. Muhorana na Bukarif umunyamakuru wanyu. Icyo nababwira rero, reka tubonane ubutaha.